Agatako TV. Yes, nongeye ko ikaze bakunzi bacu mwe mudukurikirana umunsi ku munsi turi ku Gatako TV nk'ibisanzwe nge ni Smart Boy Pata abari kuri kamera. Uyu munsi rona none turacyari mu karere ka Rubavu nkuko twagiye tubasezeranya ko tugomba kuhava tugize icyo dukora kuri bamwe bagenda bagaragaza ubuzima bugoye. Niyo mpamvu kuri no ncuro nanone muri kubona kuri kamera zanyu umubyeyi wicaye n'imbago ndetse n'akabasi karimo uduhaza. Burangiye ntabwo buriya ibihaza n'imyungu biratandukanye. Ibihaza n'imyungu biratandukanye. Nenzi ko ari bimwe. Ibihaza byo kurya, imyungu ni ibisabo. Okay. Rero twatembereye turavuga ati reka tube twamuganiza cyane cyane ko abantu bari bagiye babidusaba ari benshi ko ati hari umubyeyi ubu uri kuhasinzirira biba bitoroshye, ariko mugize icyo mukora n'abantu badukurikirana akagira icyo bakora baba bagize neza cyane. Mama tugwaye ikaze ku Gatako TV. Mani baho umugisha. Nitwa Natalia Bukumbi. Yego. Mudugudu wa Shusho, akagari ka Munanira, umurenge wa Nyanyumba. Umurenge wa Nyamyumba. Tuza rero tugasanza hano ku muhanda uri no gusinzira ubona ko ubunananiwe cyane. Biba byatewe n'iki? Byatewe n'ibindi byo bagize mu makuru. Imiryango yanyatse ibyanjye byose. Famiye yawe? Abana ba mukuru wanjye. Nabana abisenge neza, nabaramukazi banjye, na mukuru musaza wanjye. Yego. Babaruje ibyanjye ngo turavukana. Noneho babanditsi ndavuga ati ko ndazi gusoma no kwandika, kubaruza ubutaka ni gute? Tujya kubaza abandi. Yego. Abo mbajije ati umwana wawe niwo muzungura wawe. Ati bandikiraga muramukazi wanjye. Nanjye tumunyandike rero. Kubinda ari byanjye by'nagabanye n'ababyeyi banzigiye ngagabana n'abasaza banjye nanjye mu nyandike. Bose bakiyandika ngo nabazungura ba mama. Ubwo rero biyanditse ko n'abazungura ba mama, ibyambere ndazisatuza, izakabiri ndazisatuza. Aho bigeze ndabireka, impapuro zasohoka abantu 13. Umwana wanjye bamugira umuzungura wa mama kandi we umuzungura wanjye naba umuzungura wa nyirakuru. Yitwa Mukamana Florence, afite abana 4. Abandi 2 barapfuye. Ubwo bamushyizemo ikintu cyo kumwangaza kugendagenda. Aravuga ngo ndakindu tuzakumara ibintu byose tugiye kubifata. Bibi byacu kubera iki rero? Yewe mundekera ibintu byanjye. Ubwo batuye inzoga kwa muramukazi wanjye, abana kwa mukuru wanjye ndabizi. Mbaye ndashye ati mvuye gushakisha ati ngwino nko ku nzoga y'abana ba mukuru wawe bazanye. Niyo kugira ute ngo waje gusaba umugabane wa nyina. Baza gusaba umugabane wa nyina si nyina ndibamugeneye ahe? Hariya kuri Burasenda afite ikima niwo meza $50,000 yohatanga. Wenda mama tutarabyinjiramo cyane, ndagira ngo nibaze impamvu byagenze gute kugira ngo wisange ubana n'ubumuga kugira ngo ugendere ku mbago. Kugira ngo ngendere ku mbago ni imiryango yangizeko. Wavutse uri muzima se? Navutse ndi muzima, naho hano gucya. Hano navunitse ndi umwana mutoye. Imvune ndacyari ndwaye. Ibijya by'imiryango yakoze dore gucya ucyagenda kugira dore nindasaga ku maguru nikuri abakunda saga amaguru bagasuka umunyu basukagamo wari urusenda bikanja bikanga ngatabaza aho bigeze ndacacika ngava ndira kumuduza ku mutima. Buri munsi sinzinzira ngajya kwa muganga mfite n'ibinini ndakajyama. Ubu ufite imyaka ingahe se mama? Mfite imyaka 75. 75. Ufite abana bangahe? Ni umukobwa umwe afite abana 4, abahungu 2 barapfuye. Umwe yaguye mu buhungiro, undi yapfuye tutarahunga. Ubwo rero by'iwacu banzigiye byose nagawe n'abasaza banjye ibyo bambaye
imiryango yabyifatiye byose. ubu ngubu nta hantu na hamwe ufite? Ndana ho gucukura, ndana hano ho kino gitambaro giteretse ndaho. ubu se ubaho gute? uba hehe? se inzu ubamo bimeze bite? utaha hehe? ukora aho njumbitse bajyaga kubwira ba bantu kugira ngo babone uko banyica, mumwirukane. uwo yamaze abantu benshi cyane, abandi tumumvishyane rero. wamaze abantu benshi cyane? bagushinza ko uri umurozi se? bakanjira ko n'abamajije bakakiyoberwa, n'abaturage bakakiyoberwa ko tumuvuke mu maso, ko ndaho tuzi uwo yishe, ko tutazi uwo yagiye nabi, rwose muramusiga iki cyaha cyo kugira ibi n'ibindi. bo baba bavuga ko uri umurozi kandi ndabwo mvite, kandi barakubeshyera. ni kumbeshyera rwose. ubona babiterwa n'iki kugira ngo wenda babe bakwita umurozi kandi utari umurozi? hakaba hari umugabo waje, bene wabo yaricaga kera, witwa Gerard Ndeze, yaricaga akoranaga n'umugabo wa Byambiri. noneho bene wabo bahungutse mu buhungiro kuko yari yarishe na nyina, bahungutse aza ari ku ishuri ari kuza iwacu kuri Buraseri. noneho bugacya akagura imigabane, bugacya akagura ngo nanjye nimugurishe mu mbuga ikawa yanjye ndanga. nabibwira imiryango byawe ikavuga ati mbese none namara kwakugurisha ubu nazatungwa n'iki? uzajya kugura ahandi? uva mu mbuga yawe ukajya kugura ahandi? birashoboka wari ufite ahantu hawe. umugabo akavuga ngo byanze byakunde tushaka kubaka ishyirahamwe, n'umwuzukuru azajya muri iryo shyirahamwe. nanjye turekata base bazabashakishiriza, naho ngewe mfite gutanga ahantu hanjye ngo bishoboke. kugira ngo bigereho rero bakwita umurozi, ndashaka tumenya aho hantu byatewe n'iki, byaturutse kuki? kugira ngo banyite umurozi, batuye inzoga kwa muramukazi wanjye, noneho ngo baje gushaka umugabane wa nyina. abana wa nyina ndanga, inzoga banyoye hashize icyumweru, bayituyemo Mariya Nyandinga abandi, Gasupa Nzayimana niwe muhungu we, niwe ukuriye urugo rwose. ubwo Gasupari bose bagiye inama kunyaga ibyanjye byose, bashaka bose bakubaka amahoteli, bashaka bose bagaca bose mu murimo wanjye, bigahurira no kukwita umurozi. bakavugira ngo ndi umurozi. nahinga ibishyimbo mu mbuga, bava kunywa muri kabari akabari bajya kunyaramo no kunyamo, bikambabaza. yakwabaza se ukabaroga? burya ngewe ngabarega. wabarega nyine kuya bakwite umurozi, kugira ngo banyite umurozi. ubwo bishe igipusi cya kindi cya Binyagira, bakishe bajya kumbeshyira ngo njye wakishe, bakizana ku muryango wanjye, ukanze tugishyire hariya, nicyo kizatuma cyo kumuharabika ko ni umurozi, ngo nicyo ngo cyazaramarisha abantu. njya kubareka, ngiye kubareka kwa Kozeye Claude sindi ku bwabo. ati noneho rero twari ducukuye umusarani rwa metero 7 rwubatse rw'amatafari n'amabati, tungutse ubwo noneho wa musarani ubwo cya gipusi cyo bishe Claude sindi ku bwabo, barababwira tumva igipusi mugitere mu murima gwa Bukumbi Nataliya. Gipusi yari yapfuye, bakishe nijoro, bakizana imbere y'iwabo, bakizana mu muryango. abakibonye atiwe dore umurozi, dore. hanyuma ndera nawe nshaka twinjira mu bintu byinshi cyane, ndagira ngo tugende dukoresha umwanya dufite kandi tuganire ibintu by'ingenzi. ndi kukubona ni impapuro hano, izi mpapuro ni iziki? izi mpapuro ni parcelle yanjye banyatse. Parcelle ni iki? umurima n'ikahwa, umutungo wanjye. ubwo noneho babunyatse, ari umurima twaraguze kera 7,000 dutanga n'isuka, tuwuguze n'umugabo Gatozi, bakunze bajya inama kujya kundega. andeze ndamwitaba, turagenda turajya kuri pariki, ndamutsinda. ibi ni ibipapuro ubwo by'umurima? ni iby'inzu, inzu n'ikawa biri mu mbuga.
none byarangiye gute barabikunyanganyije byose byangiye babigurishije hano babigurisha kuri Brasserie byose bamaze kubigurisha baza kubisora hano kuri Rwanda Revenue basanga ibintu byose binyanditseho ni bino bitaka barabigusubije se oya ahubwo bashaka kunyicisha dengi bipa kugira ngo babisagarane icyemezo ngo ndashaka ko umwana yandikishwa ry'ubukode burambye ku butaka okay none se tugaruke mu mibereho yawe nasanze ucuruza tuno tuntu unasaba ujya mu muhanda aricyo ubonamo se aricyo bagufasha mbaye 50 mbaye 100 mbaye 50 ngajya kugura kabakwe kudushyimbo ngateka aho njumbitse babona ngeze ku madepo bakambeza n'akakawunga ubutwa gasupari akirwa kuzerera agateza n'abantu bakajya bakugenda aho nyuze hose ngo ndimuzongeye ko umuhango yamasa abantu ndimuzongeye ko umuhango yamasa abantu ibyo bivugwa nande ukavuga na gasupari Nzayimana ari uvuga ati uyu muntu mujye mumureka yamaze abantu n'umwice kandi ni mwiseni zanjye pe iseni musaza wanjye ariko akaba ari niwe ugenda agusebye niwe ugenda akunzebye agateza n'abandi iyo ibyo bintu babikuvuzeho bakakuvuga ayo marozi n'ibiki wowe byakira gute nk'umubyeyi njyewe ndajyaga kurega nagiye no kubarega hano mu rukiko ngiye kubarega no kwa bamaje bakatanga ruswa Nzayimana agatanga ruswa ngo ndibandangiriza ikibazo kandi ruswa itemewe batanze amafaranga menshi niwe twasindika ubwabo Claude yarambwiye turi Brasserie ati ubukumbi Natalia tubagutangiye amafaranga za kariyoni na kariyoni ati kuko ndanicyo uzatsama umuyobozi uzahaga wese bazajya bakuvuga yuko uri umurozi yuko wagurishije ko ndabindi icyo ufite ibyawe byose kuba bimaze kubigurisha hanyuma rero tugana ku musozo mama nicyo wakwisabira abantu badukurikiranye muri aka kanya nicyo wakwisabira abantu bari kukureba muri aka kanya usabaga ngo udufaranga ubonye ngagafu akamba ubonye ngagapata akamba udushyimbo bakamba n'ibirayi umbaye bibiri n'ibitoke cyangwa ibijumba umbaye bibiri ndakabona ibyo kurarira gutyo ndetse ndahandi uhombaga hongeze hose ni ukujya kuhangura ngo niwongera kumuraza tuzakwicana hamwe nawe niwongera kumuraza tuzakwicana hamwe nawe none ujyana nomero ya telefone nomero za telefone kugira ngo abantu bagukeneye by'abakena kugufasha babe bakubona ndazifite hano urazizi uzibwira abantu zibwira abantu turebe ko hari icyo Imana wenda yakora abakwita abarozi wenda bakazabona hari icyahindutse byaba byiza kurushaho wazibwira abantu nimba wazigezeho bantu mudukurikiranye rero ntabwo byoroshye ko zanditseho Mukamana zanditseho Mukamana arizo mvuga Mukamana Florence ni 078 40 35 436 nimba nzivuze neza sinzi reka nzisubiremo 078 40 35 436 yitwa Mukamana Florence ibaruye kuri Mukamana Florence wakina no mukecuru cyangwa se no mubyeyi yahamagara ino nomero cyangwa se akamwandikira ubundi bakavugana akagira icyamufasha yaba ari iby'agaciro cyane no mubyeyi aba yarareze benshi aba yaragiriye umumaro benshi ariko byibura agasaza nawe avuga ati ibyo nakoze nubwo bamwe banyita umurozi ariko byibura hari abandi bashaka kumbona nk'umubyeyi reka rero tubashimire mwebwe twabanye kandi twizera ko hari icyo Imana igomba guhindura kuri uno mubyeyi twebweho nakagaruka ni Smart Boy Panta kuri kamera naho ubutaha bye